Aha ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jare, hari bamwe mu baturage bagenda bavuga ko batewe ubwoba n'uyu mugabo witwa Bazatsinda Emmanuel uzwi nka Saradina. Uyu nguyu ngo yigize ikihebe, aho bivugwa ko uyu mugabo anywa inzoga cyangwa se anywa ibiyobyabwenge bikabije, ugasanga abaturage yababujije amahoro. Kugeza kuri ubu ngira ngo wowe unteze amatwi hari ibyo uri kugenda ubona kuri screen yawe, inzu ubona ko nta madirishya, nta rugi, yewe nta n'igisenge. Bivuze ngo ntago ahangaha utangiye gutekereza ko ari umuyaga cyangwa se hari ibindi bishobora kuba byatumye ahangaha hatagaragara amabati cyangwa inzugi, ibyo ntubitekerezeho cyane, ahubwo ibi byose byaje gukurwaho n'uyu mugabo, aho bivuga ko yisamburiyeho inzu. Byatewe n'iki? Nibyo biyobyabwenge cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma? Bana nanjye turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru, byose nabigutangarije. Nkomeza kukwibutsa ko YouTube channel yo ari Subiza TV. Niba ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere ukaba turakora subscribe, nibyo tugusaba, ariko kandi wibuka kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo tujye turushaho kwibanira muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije nuko bukeye. Ibitekerezo byanyu murabizi ko ari ingenzi kuri twe, kuko nibyo biduha imbaraga z'amakuru cyangwa se zo gukora amakuru tubagezaho amanywa na nijoro. Reka nizere ko iyi nkuru mugomba no kugenda muyisharinga kuri bagenzi banyu, ariko ari nako ngenda mbabwira ko nyuma y'iyi nkuru mba ndi bugende mbabwira n'andi makuru abavugirwa hakurya y'imbibi z'iki gihugu. Ubwo mba ndi kugenda nkubwira n'andi makuru abagaragara hariya, by'umwihariko mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Ubwo navuze ko ari DRC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka niko kanya rero aya makuru yose nkayakurambura, kuko murabizi ko igihe gihenda kandi aba ari ugucunguza uburyo umwete. Nkuko natangiye iyi nkuru mbikubwira, aha ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari. Bamwe mu baturage bavuga ko batewe ubwoba n'uyu mugabo witwa Bazatsinda Emmanuel uzwi ku izina rya Saradine. Uyu yigize ikihebe, aho bivugwa ko uyu mugabo akoresha ibiyobyabwenge ku rwego ruri hejuru. Kuri ubu ngubu rero uyu mugabo akaba yaje kwisamburiraho inzu, agakuraho amadirishya yewe n'inzugi, akaza kubigurishaho. Aba ngaba bavuga ko babuzwa amahoro, cyangwa se aba ngaba bagenda bavuga ko babangamiwe n'ibikorwa uyu mugabo witwa Bazatsinda Emmanuel, bazi ku kazina ka Saradina, ibyo abakora byose ngo bibangamira ituze rya rubanda. Ubwo bivuze ngo inzego zibireba ntekereza ko icyo gukora gihari. Ahangaha rero nakubwira ko ari muri Jari cyangwa se mu murenge wa Jari. Ubwo abatuye muri ibi bice uyu nguyu bashobora kuba banamuzi. Aha rero ntabwo tuba turi buhatinde, nakubwira ibiba biri kuvugirwa ahangaha muri iki gihugu, aho bigaragara ko hari abanyarwanda barenga ibihumbi 9 muri Congo Brazzaville. Abangaba bigaragara ko bihakanye ubwenegihugu bw'ubunyarwanda basaba kuba abanyekongo. Byagenze ute kugeza aho uyu munyarwanda cyangwa se abanyarwanda muri rusange bagera ku bihumbi 9 bose bihakana igihugu baturutsemo? Ntega amatwi byose nyine mbikugezaho, ngira ngo uri kubireba neza kuri screen yawe. Narabikubwiye, iyo ukibona neza ko hahindutsemo gatoya, ubwo uhita umenya aho nakwerekeje. Aba ni abanyarwanda bari impunzi muri Congo Brazzaville, batangaje ko bihakanye ubwenegihugu bw'ubunyarwanda, bemeza ko bashaka kwitwa abanyekongo. Ibi ngibi nta muntu n'umwe ushobora kubikora, nta kindi kintu kibyihishe inyuma, cyane ko twese tuzi ko hari abantu benshi bakomeje gutahuka mu minsi yashize, ariko nakubwira ko n'ubundi n'abandi bakiriyo, kuko hariya n'ubundi hari abagiye bavukirayo, hari abariyo bagiye basazirayo, birumvikana. Ariko iyo bageze ku rwego rwo kwihakana igihugu baturukamo cyangwa se ubwenegihugu bw'aho baturuka, murumva ko baba batangiye kugenda basaba ubwenegihugu bw'icyo gihugu bari kubarizwamo. Aba ngaba rero ni abarenga ibihumbi 9 bari
utangaje ko uburenganzira bw'impunzi bwabo n'ubundi bwarangiye, cyangwa se urebye igihe bari bamaze muri Congo Brazzaville bigaragara ko byari byararangiye. Ubwo navuga ko ibibemerera kuba impunzi hari ari naho byagiye bigaragara ko zimwe mu nkambi bari bakambitsemo zari zaratangiye gusenywa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rishinzwe cyangwa se nk'uko twari twagiye tubona ko rishinzwe kwita ku mpunzi hariya muri Congo Brazzaville rigira ibyo ritangaza, nk'uko ryashyizeho iteka mu mwaka wa 2018 ryemeza ko impunzi zari ziri muri kiriya gihugu cya Congo Brazzaville kuri ubu ngubu impamvu zo guhunga u Rwanda zakuweho. Mu byumweru 2 bishize inkambi yabo ahangaha aho yari iherereye hariya muri Congo Brazzaville yitwa Kintere yatangaje ko ubwo n'ubuyobozi bw'iriya nkambi bwatangaje ko yatangiye gusenywa n'inzego za Congo zishaka ko abo ngabo bose basubira mu Rwanda, ariko nubwo aba ngaba byagaragaye ko benshi badashaka gusubira mu Rwanda basaba kuba baba abanyekongo, ari naho bagiye birara mu mihanda igiye itandukanye, ari nako bagenda batera indirimbo bavuga ko bashaka kwitwa abanyekongo. Gutaha kw'aba ngaba cyangwa se gutaha kwa benshi babarizwa aha muri Congo Brazzaville, urumva ko byabaye ikibazo gikomeye cyane. Bakomeza gusaba leta ya Congo Brazzaville kubaha ubwenegihugu bwaho ndetse n'inyandiko zemewe na leta. Mu cyumweru cyose gishize aba banyarwanda bakomeje kugaragara ko ndi kugenda nkubwira ibibazo bagiye bagaragariza iki gihugu cyangwa se iyi leta bari kubarizwamo kuri uyu munsi. Bakomeje kugenda bayigaragariza ko bashaka ko ahangaha bagomba n'ubundi kuhabonera ubwenegihugu bubemerera kuba ari abanyekongo bujuje ibyangombwa. Ngayo nguko, ubwo nahindukira gato nkajya no muri Tanzania, ngira ngo muzi ibiri kuberayo amatora. Uyu ni umukuru w'igihugu, ngira ngo hari benshi batanamwishimira, niyo mpamvu byagaragaye ko imyigaragambyo yabaye imyigaragambyo mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Ni nyuma y'aho leta itangaje ko abaturage ba Dar es Salaam guhera saa 12 batagomba gusohoka kuri uyu mugoroba. Ijoro ryose rero rikaba ryaranzwe n'urusaku rwinshi rw'ibituruka, amasasu ndetse n'ibyuma byari biri gukoreshwa, aho inzego zigiye zitandukanye zifashishije ibyuma ndetse na bimwe mu byuka byagiye bikoreshwa, ariko bigaragara ko urubyiruko cyangwa se bamwe mu rubyiruko rugize iki gihugu arirwo rwiraye mu bikorwa bigiye bitandukanye. Navuga za Dar es Salaam, Dodoma, ariko tutirengagije ko hari n'ibindi bice ituze cyangwa se bagiye batora mu mutuzo. Kuri ubu ngubu dushobora kugenda tubona ibarurishamibare cyangwa se bagenda batangaza ibyavuye mu matora. Reka tutegereze turebe, ntawamenya, kubera ko kiriya gihugu ni igihugu gifite uko cyiyubatse mu bya politiki ndetse giteye n'imbere.